bwari ubwa mbere kandi nabwo nabigiyemo kubera bamenya yego nari mazi mu bantu bamutoye nari ndimo nari mazi iminsi ndikurikirana amajwi ye kunari kugenda atorwa n'iki amanota ndi kuyabara narabaraga yuko rwose byanze bikunze igikombe kira gikombe cyatanzwe cyangwa se modoka yagomba gutaha igikondo yego twari twakoze inama rwose muri gikondo tumva ko ibintu biri butahe igikondo ari ibirori Kibonke na Ibra bane batatu bane n'abantu bane na Jeannette wa gatanu none ikintu cyanagaje ngewe Jeannette ndamukunda cyane ku rwego nashaka kuvuga ariko nukuntu ibikombe yatwaye ibikombe bigera muri bitatu n'imodoka ntabwo irayihabwa biriya byo noneho byo ni ibindi bintu ni kakamara masaravuga yego ariko ngewe bajya kumuha imodoka nayo nasohotse ntahagaze ku muryango nari mpari kuko ibintu byose byarangiye barurabizi ariko baravuze ngo bahavu Jeannette ndavuga n'ubundi twaje tubizi ko imodoka yatashyiwe ariko ntayo rwose imodoka nayo twareba hanze tukabona nta modoka itatse urahita utuma nkubaza icyo kintu ariko nyine kuki se waje uzi ko ari uri bugitware nuko wumvaga ko ashoboye ntabwo ariyo mpamvu njyewe nanahamagaye Ramazani nijoro ego mu ijoro ryaribanjirije kuko urabizi ko byabaye muri weekend mu ijoro ryaribanjirije nge nari ndi gukurikirana ni kukubwanga amajwi yose nari ndi gukurikirana byageze saa 5 uhise ukora hasi unyibutse ibuye amakuru mfite nagiye numva impande zose nanjye ubu ngiye kumena umuceri nuko hari n'abemera bagatanga imibiri yabo kugira ngo bagire ibihembo bahabwa wenda nuko ngiye naragira kure wenda wasanga reka twivugire sibyo ubwo ngubwo niba utanze agapipi nuko uri wiseka agapipi sibyo ukagatanga uyu munsi ukiniye muri imwe kugira ngo uzamenyekane it's all about hard working ubwo ako gapipi ne kazacika niba filime ifite season imwe kagira season ya kabiri ifite ama episode angahe nimba uje gukina umunsi umwe ubwo bizagusaba kongera gutanga agapipi kugira ngo ukinde shabye ibintu bishaka kuba biba bigoye bano bana baravunika batanga udupipi bano bana baravunika ibintu uko biteye ubwoba abagufata nk'umuntu uciriritse so rero sinavuga ngo umukobwa wifata agatanga agapipi kiwe ngo agere ku kintu birababaje by'agapipi akagatanga agapipi ke man gutanga agapipi muri kino gihe ni ibintu bikomeye kuko uba uri gutanga ubuzima bwawe cyane ibintu by'agapipi none uba uri kubishyira muri risike ni ukuri kumva umugabo akimbona nimba yarambonye akahita yimajina ibindi bintu yahise abari ibiri imbere kugira ngo ajye gutanga ayo mafaranga abara umubiri ashyira imbere agapipi ahita kwakaruswa apana kwita nyakaruswa ako kanya yahise ambwira ngo ngo nishimiye kukubona ngo najyaga nkumva hanyuma se teta nkawe wari wahamagaye bamenya mu ijoro ryabanjirije award wari wayimubwiye ati imodoka izabe runaka siko mbona wariye karungu umunsi umwe noneho nako ijoro rimwe ko wariye karungu byakaze ibyo bintu hari igihe ngiye nanabyumva nuko nyine Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muri mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane uko ramwe mutwereka urukundo umunsi ku wundi umunsi twakiriye Gihozo Teta Sapona Gasaro mwari mwaranyanze dore uko nese kwisi turebera mu marinete gutyo nako ngo n'amadarubindi ngomba kubanza kubareberamo nkabanza nkareba ibyo ari byo Teta umwaka mushya duherukana n'umwe cyane ibiri ku bakunzi bawe ni ibiri sha warabuze ko rero twanze ku Gasaro nari ndi gukora regime cyo kora kabisa neza urabona ijosi ritameze neza se rwose meze fresh meze kuntu gutandukanye meze umwaka utaha no kujya mu misi oya sha buretse ahese sha bo mu Rwanda niba baragarutse ngewe iryo natwaye ryari rimagije bigo ari naguze ko natwaye rya Independence 2017 okay uzika ari byo koko nzagumaho ngo meze ndwariza aho ngaho sibyo rata dore n'imyaka iri kugenda yo imyaka mitani numva nakoramo zino rinete pe ibintu by'imyaka ese uvuga ngo izo turinete twiyambika n'abantu batoya oya marinete se n'imyaka yo basi niba bandeba ukuntu nashaje nta wari umeze ute Teta shameze ukuntu gutandukanye meze neza ariko cyane cyawo you look good kabisa urasa neza cyane videographer zikuza kuba nyerekera ukuntu umukobwa ari gusa neza kuri kwisetsa cyane ariko hari umuntu uri kunsetsa
sigaye ntekereza ku bintu nkumva naturika nkaseka ngahore nizere ko utaje turi kuseka wishimye ariko ibyo bintu biri inyuma hiryo bigusetsa utabivanga n'ikiganiro bigatuma ntabwo ibyo bintu nabivanga gusa nyine ni ibineza neza tu twishimiye kongera kubona ku Gasaro nanjye ndabishimiye abakunzi b'Agasaro ndabashuje cyane twari twaraburanye bayambire pe urukumbuzi ndwari rwinshi ndabayambire mwese abakunzi b'Agasaro bambi ndabakunda cyane teta kusigaye noneho ibitwenge byariyongere nkanjye aha tubwire umuti nuwuye azundi ni gute umuntu yakorana nawe ntaseke hari abantu ngo batajya baseka byari umuntu wambwiye ngo ntajya aseka ariko ntago mwakoranye oya yarambwiye ngo ntarabona ikintu gipfa kumusetsa reka nkubwire ubundi ikintu cya mbere umuntu kiba kigomba kumusetsa kikutuma ubundi kenshi haseka umuntu unezerewe ntago haseka umuntu ufite ibibazo umuntu ubabaye ejo no kuba bifite ukabyirengagiza ni uko nyine isimira ya ariko ntago umuntu yavuga ngo ntajya aseka mani guseka ni byiza guseka ni ubuzima rata nukuri ubundi umuntu aseka cyane iyo anezerewe nyine ubundi ngiye mba numva abantu bose bagakwiye guseka kuko mu gihe udaseka se utarajya mu ahantu muri metero harya n'ebyiri kuri ebyiri sijya menya ukuntu babipima uba ugomba guseka mu gihe utaramanuka kuko umuntu amanuka yabumbye umuntu ntabwo aba ari guseka so mu gihe byarangiriye hano uba ugomba kunyuzamo ukamwenyura byibuze ntuseke ngo ushwanyuke nkanjye naje kumenya ko abantu bafite ingeso yo guseka ngo ari abana beza no ku mutima ariko nibyo mvugishije ukuri rwose ndabona kabisa teta duhaye hanyuma teta uyu munsi nagutumiye kugira ngo tuganire ku bintu byinshi bigiye bitandukanye kandi nzi ko ufiteho some experience ku munsi navuga w'amarushanwa ese ubu ni amarushanwa ni fayino y'amarushanwa ya Rima wari uhari rwose waranansuhuje wambaye neza cyane umeze neza waturitse nuko ngewe ntajya nambuka kuri biriya bintu ngo byatapirura kutagiye yose kare gusa hararega hatambuka abantu biyaminiya ewe kuki utiyaminiyaga mwa ndashaje urashaje ndashaje ntabwo najya gutambuka araniyerekana mba ngomba kuza gake gake nkicara nk'abantu bakuze ego hanyuma navuga ko ni ibintu bitavuzweho rumwe ndetse aho nawe nabonaga hari ibiri kuba rwose ugatungurwa habona iminwa yigize utya twari twicaranye n'uyu mukobwa mwiza rwose hacagamo nk'abantu babiri hari uwo bahamagaraga nkabona ugise ngo nyine nkabona iminwa urayihengetse bigaragare ko teta hari ibyakozwe cyangwa se hari abahawe nk'ibihembo rimwe na rimwe utatekereza ko bari bubihabwe ubundi imbere ya byose ririya rushanwa we waribonye gute ndetse ndabikubaza nk'umusiniyasite n'ubundi uri muri iyo field nyine uri muri iyo si ngewe rero ukuntu bundi ngewe bwari ubwa mbere nitabire bino bintu by'amafilime n'ibiki sinyapfa kujya mu bintu by'ama award mu bintu by'ibirori by'abakinnyi ba filime mva bwari ubwa mbere kandi nabwo nabigiyemo kubera bamenya ko bamenya n'umuturanyi wanjye ikindi ni inshuti yanjye ndanamufana kiri n'umuntu tubana mu bintu bya sinema so ndaramwubaha cyane kuko ni umuntu ukora so nabigiyemo kubera we ndavuga so ahubwo nanabigiyemo kubera navuga se gute nari mazi mu bantu bamutoye nari ndimo nari mazi iminsi ndikurikirana amajwi ye ukuntu ari kugenda atorwa n'iki amanota ndi kuyabara narabaraga yuko rwose byanze bikunze igikombe kiriya gikombe cyatanzwe cyangwa se iriya modoka yagomba gutaha igikondo yego twari twakoze inama rwose muri gikondo tumva ko ibintu biri butahe igikondo ari ibirori ariko reka mvuge ngo ibintu byabereye hari ahantu ni ibintu umuntu agiye kubivugaho ushobora gusanga ari ibintu bigoye cyane ushobora no kuvuga ahubwo bukira bugake hari akantu uvuze ngo yari gutaha igikondo igikondo kubera iki mwari mushingiraga kuki kandi navuga ko rero irushanwa ryari irushanwa rishingiye ku mafaranga kuba umuntu afite ikofi kabisa njye ntabwo navuga ko wenda byari bishingiye kuba afite ikofi kuko mbere byatangiye bivuga ko ari ugutorwa n'abaturage people's choice yes ko kandi umuntu uzatwara imodoka ari umuntu uzaba wahiswemo n'abantu ko akunzwe n'iki mbese nyine ariko nyuma tuza kumenya deal uko ari ugushyiramo inote nyine umuntu akabasha kugira amajwi menshi so ariko hari n'abantu batashoyemo amafaranga kandi bari bakoze pe bari batowe bari bakoze ibishoboka byose natunguwe no kubona abantu nizeraga nabaraga barahawe ibintu utamenya ngo ni ibiki abahawe nayo ibikombe bagashimira bataratumye babona ibyo mva ngiye no kubivugaho nasarara nasarara byarakubabaje ariko natashye mbabaye teta uzi ko teta twasohotse nkamubwira gataha
atanansezeye nta n'umuntu nigeze akamwe mwese nsezeye. teta ko utarunsezeye twapfuye iki Cyane. ati Sando nje ntashye narakaye ni ukuri kw'Imana ariko sinjye gusa hababaye abantu benshi cyane cyane ababa muri sinema njyewe ntabwo ndi umwansi cyane muri sinema mazemo hafi imyaka 3 ariko ntabwo navuga ngo ndi umuntu uzwi ngo ndi umuntu wakoze ibintu byinshi ngo nanjye njye kuvuga ngo nanjye igikombe nanjye sinayi nitabe ntabwo nigeze njya mu marushanwa ariko naje nk'umuntu uje kureba ibyavuye mu marushanwa kuko narakurikiraga nkareba abantu batowe naranatoye mu batoye abo bantu bari guhatana ariko sha ibintu byabereyemo nakamara amazi niko navuga hanyuma se teta hari akantu ugarutseho ndetse biri no mu byakurakaje ati njyewe hari n'abahawe ibikombe timbona njyewe rimwe na rimwe harimo akantu no njyewe ahubwo ikintu cyantangaje ni ukuntu mu Rwanda abantu bahawe ibikombe n'indera ntibamenya na Kibonke na Fiona kugura Fiona yahawe igikombe ariko ntawamenya na Nandera Kibonke na Ibra bane n'abantu bane na Jeannette wa gatanu none ikintu cyanangaje ngewe Jeannette ndamukunda cyane ku rwego nashobora kuvuga ariko ni ukuntu ibikombe yatwaye ibikombe bigera muri 3 n'imodoka ntabwo irayihabwa biriya byo noneho byo ni ibindi bintu ni kakamara amazi navuga yego ariko njye nabashe njyewe bajya kumuha imodoka nari nasohotse ntahagaze ku muryango nari mpari kuko ibintu byose byarangiye mari urabizi ariko sha baravuze ngo bahavu Jeannette ndavuga n'ubundi twaje tubizi ko imodoka yatashyiwe ariko ntayo rwose imodoka nayo twareba hanze tukabona nta modoka itatse urahita utuma nkubaza icyo kintu njyewe mpagera harabo numvisha ati ni Bahavu ariko njyewe ngira ngo iyo modoka iratangwa kwa Bahavu kubera yuko nyine ni umukinnyi twizera kandi yakoze ibikorwa byinshi kubera iki wowe waje nta byinshi yakoze nta bintu byinshi yakoze ahubwo avuga ngo muri sinema nyarwanda mu bakobwa cyangwa mu gitsina gore yakoze uko yagombaga gukora aranakunzwe ariko ntago wavuga ngo yakoze ibintu byinshi kuko nta bintu byinshi Bahavu yakoze Bahavu yagiye muri City amenyekana kubera City niyo yamuzamuye akora filime ariko yayikoze ari umugore ntago tumubara nk'umukobwa wakoze cyane yego yarakoze ariko ntabwo ibintu byinshi yakoze ariko nyine yarakunzwe n'abantu nanjye ndamukunda mu bantu bamukunze ariko nyine kuki se waje uzi ko ari uri bugitware nuko wumvaga ko ashoboye ntabwo ariyo mpamvu njyewe nanahamagaye Ramazani nijoro ego mu ijoro ryaribanjirije kuko urabizi ko byabaye muri weekend mu ijoro ryaribanjirije njye nari ndi gukurikirana ni kukubwanga amajwi yose nari ndi gukurikirana byageze 5:00 mu masaha yine gutyo n'igice hafi 5:00 amajwi yose atumbagira ibyo ndi kukubwira njyewe nagiye no muri biriya biboro nayisanze Platini uri kuririmba urumva nagiye ntinze mu masaha 3 gutyo nagiye muri biriya biboro byonyine mfite agahinda nshaka kureba byibuze abantu babyitabire kuko bwari ubwa mbere ariko nagiye mbizi neza ko imodoka yagiye kwa Bahavu kuko amajwi yose yari yavuye kwa Bamenya yahise atumbagira ajya kwa Bahavu nyine yahise yiyongera abenshi twaje aratuzi ko Bahavu ari gutwara imodoka bigaragare ko rero nyine yashoye none hariya birazwi pe sibyo ariko gushora nabyo imbaraga zikofi wa muntu none sibyo ndi kukubwira ko nyuma abantu baje kumenya ko ari ugushoramo amafaranga none se bamenya ko yafite nk'inshuti yawe bamenya nta by'amafaranga ni n'inshuti yanjye nanjye pe hanyuma kuki se we atashoyemo none reka nkubwire Sando hari abantu baba bafite igikundiro si ngombwa kujya kugura sibyo hariya tuvuze ngo tugiye gushaka abantu bafite igikundiro Ndimbati yari ari mu barushanwa Ndimbati arakunzwe sibyo ntiyanavugwa yewe nibanamuhamagara muri ba bantu byibuze baza no gutanga n'igihembo cyangwa se kugira gute ariko ngo yatahanye agahinda kenshi cyane twatashye mu modoka imwe yes twajyaye mu modoka imwe ariko nyine urabona hari ukuntu nyine umuntu abura ikintu avuga akicecekera pe ugaceceka hari abantu benshi hari abakoze ibikorwa Sando hari aba videographer babandi bakoze filime zikamenyekana hano muri runo Rwanda ariko ntibigize bashimirwa ahubwo hashimirwaga babandi nyine bari aho babiri inyuma hari nk'abakobwa nabonaga bari gupresenta ngo uyungo ngo yakoze ibintu byango bijyanye na editing n'ibiki hari abakoze noneho kurusha abo ngabo bari kuvuga so kuri biriya biboro byari marero harimo ikintu bita ruswa ngewe sinari mbirimo ariko nanjye nza kuba mbirimo nari kubabara iryo jambo ko rikomeye rya ruswa wenda si kuvuga ngo ni ruswa buretse gato uhise ukora hasi unyibutse ibuye amakuru mfite nagiye numva impande zose nanjye ubu ngiye kumena umuceri nuko hari n'abemera bagatanga imibiri yabo kugira ngo bagire ibihembo bahabwa runaka hari hase ko ntabahawe ibihembo b'abakobwa be ndetse si bavuga gusa na wa mukobwa mu Rwanda
ariko n'ubundi kugira ngo yinjire muri rushanwa ngo habaye ibintu ngo utamenya ibyo ari byo n'ubundi kuko harimo abakobwa benshi mu Rwanda ariko hari ibintu byinshi bivugwa narabyumvise ariko mu kubyumva njyewe n'ubundi ni ibintu bisanzwe muri sinema oya ntago bisanzwe oya nyine ni ibintu bisanzwe bivugwa apana bisanzwe bibaho bisanzwe bivuga ko kugira ngo ugere ku kintu ugeraho muri sinema bisaba ko utanga ruswa y'igitsina tanga gapipi ariko njye ntago birambaho wenda nuko njye naragira kure wenda wasanga reka twivugire sibyo ubwo ngubwo niba utanze agapipi nukuri wiseka agapipi sibyo ukagatanga uyu munsi ukinnye muri imwe kugira ngo uzamenyekane it's all about hard working ubwo ako gapipi ne kazacika nukuri mwiseka birababaje Waya mwiseka birababaje ako mbwa nanjye ari ibintu njya nibaza nimba utanze agapipi nukuri ku muntu wa mbere ugatanga noneho urumva bisaba guhora utanga agapipi niba filime ifite season imwe ikagera season ya kabiri ifite ama episode angahe nimba uje gukina umunsi umwe ubwo bizagusaba kongera gutanga agapipi kugira ngo ukinde shabye ibintu bishaka kuba biba bigoye bano bana baravunika batanga udupipi bano bana baravunika ibintu uko biteye ubwoba gasa baravunika ababa biteye ubwoba gusa njye narabyumvisha ariko ndavuga bino bintu ntago sinzi nyine numva ariko se teta wowe mukobwa ushobora kugatanga akemera akaryamana n'uwo muntu sibyo ni ibivugo hano turi mu bivugo ubwo wo mufata guti gusa abari amahitamo ye njye ntago namujudginga abari amahitamo ye ntago bikwiriye wowe umuntu yakubwira ngo teta kugira ngo ujye muri ino filime ngomba kubanza kugusambanya sando uretse na filime cyangwa se kugira ngo akazi ngewe urabizi ko nkuri biraka byo kwamamaza kwamariza amakampani agiye atandukanye sando naba filime iraciriritse wenda sinavuga ngo iraciriritse ariko amafaranga umuntu baba baguhereza nta kintu ushobora gukumarira mu guhita hindura ubuzima bwawe ariko ushobora gukora ikiraka cya miliyoni imwe cyangwa miliyoni ebyiri ukaba hari ikintu wakora mu buzima bwawe kandi noneho twebwe mu bintu nk'ibi ngibi by'ibiraka ni handi ushobora gutanga agapipi ukagatanga ukongera ukagatanga ariko umuntu ugahaye rimwe mugiye gukorana business ukuna gufata ntabwo yakongera kugutumira ngo aguhereze indi business ya kabiri abagufata nk'umuntu uciriritse so rero sinavuga ngo umukobwa wifata agatanga agapipi kiwe ngo agere ku kintu birabashe n'agapipi akagatanga agapipi ke man gutanga agapipi muri kino gihe ni ibintu bikomeye kuko uba uri gutanga ubuzima bwawe cyane ibintu by'agapipi none uba uri kubishyira muri risike ni ukuri bitarimo blague gutanga agapipi muri kino gihe abakobwa benshi babigize ibintu biri bisanzwe hari no muganira ngewe ikiganiro cyanjye mbere nakoraga cyari kijyanye n'urukundo ubuzima niki hari nk'umuntu waganirizaga ugasanga akakubwira ngo kuryamana ngewe n'umuhungu ngo cyangwa ngo kuba natanga agapipi kanjye nkaryamana n'umuntu kugira ngo ampereze ikintu ngiye nshaka cyangwa se ampereza ku kazi cyangwa ampereza icyo nshaka kugira niba ari filime niba ari ngo nta kibazo mbigiraho ngo kubera ko nshobora no kugahereza umuntu dukundana nkakamuha mu gitondo akongera akagasubiraho nimugoroba nkongera nkamuha agapipi akongera akagasubiraho ngibyo bintu ngaho kugira ngo n'ubundi nkahereza umukunzi dukundana agapipi kanyina ajya kugahereza umuntu akameza abakobwa baratsaga nibaza niba umukobwa afite iyo myumvire sando ni gute atazifata nimba ari umubwiye ngo urajya gukina muri filime umenyekane abantu benshi bazi ko gukina filime nyine biguhereza amahirwe ya danger ugatumbagira ariko biterwa n'uburyo witwaye ntabwo abakinnyi bose ba filime ariko bafite ayo mahirwe sinako basambana sinako basambana ntibagajye bafata abantu bakina muri filime cyangwa se baba mu bindi bintu mu buzima busanzwe cyangwa se mu bintu bya showbiz ngo bafate nk'abasambanyi siko bose baba bari ariko biriya bintu byo kuvuga ngo umukobwa utanze agapipi kawe kugira ngo ugire icyo ugeraho ububaze nabi uwo muntu ugahaye uyu munsi arakwereka ko bimunejeje ni god ariko ubutaha azajya gushaka undi uri seriye azakubona nk'umuntu utari seriye ariko hari ikintu kimwe nabonye gasa uzi iyo umuntu mugiye gukorana business runaka cyangwa se agukeneye akakwaproachinga nk'umuntu ugukeneye yazana ibyo bintu by'udupipi ukamubwira business is a business agapipi ni agapipi muri gahunda z'agapipi tuzagendana muri gahunda za business tuzagendana uwo muntu ahita yumva ko byanze bikunze uri umukobwa uri macuwa uri umukobwa navuga ngo wihagazeho abona ko uri umukobwa ufite ejo hazaza hazima icyo ndacyemera aranakubaha n'ejo bundi aravuga wow uyu mukobwa rwose hari kamite nkwereza nk'urugero rumwe nuko wenda sinzi ariko n'ubundi azabibona kuko naramugaye ari umugabo twagize gutya guhera ikiganiro dukora twebwe kuri radio
twagize gutya ubwo turahura bamuha nimero yanjye ngo uyu mukobwa yagufasha mu bintu byo kwamamariza ibiki n'ibiki uwo mugabo arambwira ati rero ngewe ako kanya ahubwo tugahita dukorana business ati mbabara tubonane ndambwa se tukabonanira turapanga ngo wansanga ku kazi njya ku kazi ke ndeba ibintu akora wambona ni na byiza turanavugana shambona twamukuramo amafaranga pe urabizi ibintu byo kuri radio umuntu akubwiye kumwamamariza tubara amafaranga kabisa mbere na mbere kumba umugabo akimbona nimba yarambonye akahita yimagine ibindi bintu yahise abari biri imbere kugira ngo ajye gutanga ayo mafaranga abara umubiri ashyira imbere agapipi ahita kwakaruswa apana kwitanya akaruswa ako kanya yahise ambwira ngo ngo nishimiye kukubona ngo najyaga nkumva ngo banyumvisha n'ibiganiro ngukora ngo numva ni sawa ngo songo noneho rero ngo reka dupange ngo tuzabonane ngo tugane kuri business neza byimbitse ndambwira wow ni byiza cyane ubwo mbwira abo dukorana ndabwira rero mfite umukiriya umeze gutya na gutya akora ibi n'ibi tugomba kumwumvisha ibi n'ibi tugomba kuzamuzana hano kuri radio tukamwereka uburyo dukora tukamutumira no mu kiganiro kumva ibintu agiye gushoramo business ukuntu dukora kumva ko hari ikintu yakungukaho ubu barambwira ati wow ayo mafaranga ahubwo tugomba kuyaryaho tutangira no kuyumva twakubise n'imibare twakubise imibare sando sheri bigenda gutya umugabo ambwira ati mubwira ati rero dukora uyu munsi n'uyu dukora aya masaha wazaje ku kazi tugapanga tukakwereka ukuntu ibintu bikorwa umugabo arambwira ati ayo masaha icyo gihe ntago mboneka timboneka nyuma y'ayo masaha ubwo ambwira ikiganiro cyarangiye ndambwa noneho nago nkuri ikiganiro ngenyine warabyumvishe mfite abandi bantu babiri dukorana wowe uzaze ku kazi tunagane ku bijyanye na business wumve kuntu biba bimeze kuko sinjye wikorana gusa nzaguza n'abandi ngo yangu ugomba kuza tugahora twenyine numva ntari kunyumva neza ndavuga mpita mbibwira abo dukorana barambwira rero sasa wowe ugomba kumubwira ibi n'ibi nta kibazo ubwo ni mwanzura ni hazi ibintu bya contract tuzahura twembi sawa umugabo ndatashye ngeze mu rugo nka saa 12 ngeze mu rugo barampamagaye ngo nose twabonana ndamubwira si wambwiye ko utajya uboneka mu masaha 4 ngo yangu ubu naboneka ndamubwira okay twahurira he ngurumva ngo ndaje nkubwire arumva amasaha saa 1 ziragera saa 2 ziragera ndongera ndamuhamagaye sura cyari seriye ngo reka nze nkubwire ngo hari ibintu naringiyemo gato sawa saa 4 zigeze sandone nibwo yampamagaye ngo harya utuye ndamurangira ahantu ntuye none se ngo waza kugufata nabwo excuse you waba uri kureba n'amasaha ageze saa 4 z'ijoro ngiye kuganira nawe kuri business ndabona se iyo business yawe imeze ite ya saa 4 z'ijoro ngo reka nze nkurebe ngo kandi imvura yari iri kugwa ngo reka nze nkurebe ngo wenda ngo se ngo watetse icyayi ibaza umuntu mugiye kuganira kuri business akahita kubaza direct ngo nze kukureba mu rugo ngo se watetse icyayi kibaza iyo business ni business nyabaki urumva umuntu aba yatekereje agapipi ko niba umuntu aguhamagaye ngo nze nkurebe mu rugo aba ari gutekereza agapipi ntago mu mutwe aba arimo business yarabizi se ko utabana n'ababyeyi ariko ubwo umuntu wo ngo yakubonye uri umukobwa uje gutyo ahita avuga aho byanze bikunze niba umuntu mbwenga uri mu rugo kuko yaranje yambaze subana nande ndambwa amazi yarakwaje detail ariko ntago nahita mubwira gutyo ndambwa ibyo si ngombwa ibyo tugiye kugana ni business yumva nyine ndi business niyo byara muri ndambwa ni wowe uzapanga umunsi uzaba uri libre ari ku manywa duhure twicara ahantu tuganire gusa ari ku manywa mbaza ngo yantumiye muri hoteli ngo nsanga hana Sandra ko muri hoteli abari ahantu ho kwicara sinavuga ngo nakagura n'umuntu njyayo nta nutajyayo nta n'ikibazo cyabyo rwose haba hari amasare yo kuganiramo amasare y'inama n'iki nta n'ibintu birenze kujya kuri hoteli ugiye kureba umuntu ntabwo ari ibintu bikaze uretse ko abantu tubifata nk'ibintu bikomeye ariko niba ari umuntu muri business ugomba kumusanga ahantu mukagana kandi aba ari ahantu yiyubashye mbega ibintu nahaboneye abarandangiye ngo urumva ngo caha ngo kuri reception ngo uzamuke ngo uca ndambwa ese man uri he ngo ni cyane kuri bariko ngo hejuru ngo muri kangahe ndambwa okay ndazamuka rwose ngiye buranihagararaho cyane mva nifite confidence ku rwego rw'hejuru ndavuga niba ari business gasa muri kino gihe amategeko y'u Rwanda yarahagurutse buriya nkunda u Rwanda ukuntu rugira amategeko meza umuntu nashaka kugufata ku ngufu muri kino gihe umuntu ashaka kugukoresha ibintu udashaka ufite kujya kumurega rero ibyo ngibyo kuba byabaho mfite message MTN yaratwumvije ibintu twavuganye niba ari business ni business message ndazifite telefone ndayifite sando naragenda icara ahantu yaricaye kuri bariko turaganira mu mutwe nakubwiye ngo harimo iki agapipi ntago harimo business agapipi niko kazaga mbere nkajyamo business bimeze bite ngumva wewe biretse tubanze tumenyane come on bro n'andi ngubwa ngo kugira ngo ugire ikintu ugeraho muri kino gisando bisaba hari abatanga ibindi bitambo ngubwa hari umukobwa ahita uvuga ati ngiye wagapipi ndakaguha
ariko icyo nshaka nyibone sha urumva nyine biteye agahinda ibintu by'agapipi ntago ari ibintu byiza ntago ari ibintu byiza kuba wabikorana n'umuntu ngo kubera ko afite ikintu agiye kukugeza hanyuma se teta nkawe wari wahamagaye bamenya mu ijoro ryabanjirije award wari wabimubwiye ati imodoka izabe ya runaka oya kuko n'ubundi yari ari mu marushanwa bisanzwe wanze kumucinira namuhamagaye mubwira ati noneho mana nyagasani ko mbona bizamutse bimeze biti arambwira ati nanjye niko mbibona yewe umuhungu wanjye rwose arambwira ati nuko nanjye ndi kubibona sinzi ngo ninde wapfuye ninde ndavuga okay ubwo nyine ubwo nta kundi nyine ihangane tisha nta kundi nyine ejo ni gahunda tugomba kujya mu marushanwa tukareba ibyo ari byo sha nuko nta ni kintu cyakubabaje muri ariya marushanwa rero nyine nababajwe n'ibihembo byagiye bitangwa ku buryo byari ibisobanuro by'ibihembo byonyine byari bisekeje urugero nk'abamenya nk'igihembo bamuhaye niba baramuhaye ngo nimba ari best creator uzi guhanga udushya mbese nibaza se nicyo gihembo yarakwiye guhabwa ni birancanga ni no uriya ngo ni Iva niba baramuhaye ngo ni igihembo cy'iki best supporting nibaza ni supporting act yego ngiye hari nk'ibihembo byatanzwe nkibaza umuntu bamuhaye iki gihembo agikwiriye birancanga neza ari nkawe rero iyo uza kuri mu position iyo utanga ibihembo kiriya gihembo utabereye wari kugihandi igihembo cy'imodoka yego sha wenda ngiye kubivuga abantu bavuga ngo oya mvuze nkawe iyo uza kuba uri umuyobozi ukavuga ngo ngende muri iyi position harimo abakinnyi 20 barimo ukurikije uko bagiye bajya mu marushanwa yari kugendera ku matorwa kuko mu matora ukuntu yari ameze iriya cyangwa se uko abantu bakunze uwo abantu bakunze nibamenye nese se wari ufite amajwi menshi niyo muntu wari ufite amajwi menshi pe ni wewe unari guhereza igihembo nese nari kugereza nde wundi nibamenye kugeza cyane rwose niwe nari kugereza urumva bavuna byumva tarakara ararakazwa n'iki se kandi nakubwiye ko bavunda umufana we ngiye mukunda ntago byamurakaza nubwo mukunda ariko wari kujya bamenya ngiye nayo kujya bamenya kuko niwe wari ukunzwe cyane rwose byageze saa 5 z'ijoro turi kubibona ibintu umva telefone zimeze gutya turi kubibara ngiye kujya bamenya nuko navuga ngo iki kandi nawe yarakoze nyine ari actress tuzi ko yakoze kabisa oya wenda bahavu yarakoze bamenya nawe yarakoze yego ndabyemera ariko urebye ahantu bamenya yatangiriye bamenya tumuzi kera bamenya n'uwa kera buriya nuko abantu benshi bamumenye kubera izina bamenya ariko bamenya yakoze kera na ba Samusure na bano ba Garasiye na tuno tugabo tugufiya oya uyu mugabo Nzovu bani mbabare kwa muzi tugabo tugufi ni benshi banyagahene banyagahene nabandi n'uwa kera hari aba legend benshi yes bamenya n'uwa kera kandi yarakoze cyane buri iyo umuntu akoze atangira akorera abandi bikagira igihe akikorera bigaragara ko yakoze kimwe n'abahavu yego ariko ngiye igikombe nari kugereza bamenya kuko impamvu mwe kari bamenya nuko amajwi y'umuntu ukunzwe twagaragaraga mbese byagaragaraga ko twe umuntu twari twaturanyijemo wari ukunzwe cyane kurusha abandi yari bamenya kuko ngene nawe nari kugihereza nta wundi muntu ari umuruta amajwi sha habe ntawe kabisa rero nari kugiha bamenya kandi yaramurushije nyine sha bira bintu byabayeho we nawe ari ubwawe mu mutwe wawe ubitekerejeho neza ntago wabikurura ngo byumve kuntu umuntu arusha indi mu isaha imwe nako nayitagera mu minota siko mbona ariye karungu umunsi umwe noneho nako ijoro rimwe ko ariye karungu byakaze ibyo bintu hari genge nanabyumva nuko nyine niyo nza kuba ni nka mama wabamenye nari kujya kuri MTN nkajya kuburana n'ubundi ribu yabyinjiyemo imbwa yabirwaniyemo narabyumvishe ndavuga se ibintu ndavuga ngiye nza kuba ari ngiye ndi nka mama we cyangwa se wenda ndi nk'umugore we nari gufata iya mbere hajya muri MTN kubaza byagenze bite munyereka muri story ukuntu byagiye bigenda n'abantu batowe n'amasaha barangije gutora ariko haje kubaho ibintu ngo hanyuma se nkawe urabona kugeza uno munsi n'umuntu atarahabwa imodoka kandi koko yarayitsindiye byo ntabwo byaba ari ikibazo biriya byo nyine n'ibyo nkubwira ngo habayemo ikintu ngiye ikintu nabonye hari amakuru numvishe nyuma ngo uwatanze iriya modoka iriya kampani yatanze iriya modoka nyine ngo barababaye cyo cyakoze ibintu bivugwa ni byinshi ariko turi kubivugwa tujya kuvuga ku bintu biri hanze bivugwa gasa wahita usara gusa mu bintu bivugwa bivuga yuko nyine uriya mugabo yabibaze nk'igihombo urabona iyo kampani ubundi nk'iriya ikora ku bintu by'imodoka cyangwa kwamamaza n'iki baba bakeneye wa musitari nyine wa wundi uzwi n'abantu benshi ukundwa n'abantu benshi ushobora gukora ikintu kijyanye na publicité ikarebwa kandi umuntu akayikora kabisa ukabona ko hari ikintu kinjiye ubundi ngiye uriya niyo nza kuba ndi nk'umuntu ari gutanga iriya modoka
wenda tuvuge nk'urugero ndira kampani yatanze iriya modoka iriya modoka nari kuhereza umuntu witwa Ndimbati uko buriya Ndimbati ku kintu kijyanye no kwamamaza ntekereza ko kampani yakamamariza yaziri hejuru cyane. Ndimbati nari kugihereza abamenya kandi n'amajwi afite nyine Ndimbati nyine rindira ngo ubwire ngewe iyo nza kuvuga ngo iriya kampani y'imodoka ari yanjye kuko iyo umuntu asohoye amafaranga nk'ariya agasohora imodoka nk'iriya hari amafaranga ntabwo turi kubara imodoka tubara amafaranga avuye imba ari miliyoni 13 kuzishora ku muntu nawe uzishora ku muntu wa undi uvuga ngo nshoye amafaranga ariko byibuze azanyinjiriza ndi kampani nk'iriya ngo uri kubara ni win uyu muntu niba muhaye imodoka azanyamamariza cyangwa se nzanamukina mu zindi deal za kampani yawe ariko yamwamamariza why not ariko bavura muzi ndakura muzi bavuna umuntu wo kuzana ibintu ngo urumva kampani zinga yamamarije mu Rwanda ariko bishobora kuba negotiation wenda z'amafaranga batashobokana ariko mwakoze deal ukamuha amafaranga of course ariko se ubuse babakugannye bose niko bamamariza oya hari n'umuntu uzakabona ibintu ari kukubwira sha yewe ukabona n'amafaranga tuvuga ati wakoze kampani y'imodoka ni gute mwakanga kumvikana ku bintu bijyanye n'igiciro bikanga oya gusa ku kintu gihari nyine uriya mugabo yarahiye w'imodoka yarahiye ntago yahiye kuko yarabirebye burarashya buraravuga ati iriya modoka n'ubundi ntayo nzatanga oya amakuru ahari nuko ataramara kwishyurwa ariyo mpamvu imodoka itarasohoka ataramara kwishyurwa gute amafaranga yose se yabande avahe ajyaye sinawe ese ubundi ko numva bagurusha amakuru ese rego uri umunyamakuru ukunda ngiye ko ndi umunyamakuru wo kuri radio mvuga ibindi ibyo ngibyo najya kubivuga y'iki ubwo uzi byinshi ayiwe tatararangije amafaranga yose bumvikanye urumva imodoka isa naho yari kugurwa none niba arasigaye makerera akaba hari atarahabwa yari kugurwa se n'iriya nuze Rwanda ubwo mu bivugwa ubwo niyo ari kwigura nyine kayiwa yitsindiye babuze miliyoni 13 ahubwo ubwo nyine habaye kwa kwibe ariko shahoya nta kwibeshya kuba agomba kuyitwara ahubwo buri habaye kutumvikana ndashaka kumbwira ibintu bitatu byakubabajemo hariya ikintu cya mbere cyambabaje nukubona abantu cyakoza wenda reka ngo reka mere kubyambabaje ikintu cya mbere cyambabaje nukubona nk'umuntu navuga ngo ikintu cya mbere cyambabaje uriya mugabo urabona Wirindahiro urabona umugabo wo muri legend yarakoze cyane mu bya cinema twese turamuzi negeza ko nawe byanze bikunze umwemera ku mutima wawe yego Wirindahiro ni ukuri ibintu bijyanye na showbiz cyangwa na cinema muri no Rwanda nimba ari president ntekereza ko ari president ahari ibaze kuza mu birori nka biriya uriya munsi yari afite anniversary yiwe abenshi Manzi yabivuze yes abenshi twari tubizi byaranavuzwe hari ko afite anniversary ariko ibaze umuntu kuri anniversary yiwe aba ari umunsi wubashywe yego ukifata ugafata umwanya bahageze na kare babizi ko ibirori byatinze akaza by'akaduruvaye ntumenye bigatinda n'abantu nabyo byarambabaje ariko umuntu nka Ndahiro numumeshe ninze ngo namuhamagara umushimira imbere y'abantu ngo namuhamagara byibuze ngo namwerekane umuhereza ijambo avuge ariko yatanze igikombe Ndahiro igihe yagendeye uzigiye bagendeye wiri ngewe ninjiye basohoka ariko yatanze igikombe nta gikombe yigize seriye no yatanze igikombe yego baramuhamagaye aragira araza sinibuka umukinnyi yayi igikombe ariko ibaze gutanga igikombe yaragitanze ibaze gutanga igikombe nta n'ijambo na rimwe uvuze urumva ariko nabwo bari bagize ngo banaguhamagare byibuze umuntu ukuriye federation ugira ijambo uvuga ugire n'ijambo na rimwe uvuga icyo kintu cyarambabaje kandi ni umuntu nubaha bakifata bagafata cyakoza umurigent bahaye igihembo Imana yarabikwiriye uriya mugabo ngo ni uriya wapfuye umwe witabye Imana yes bakifata bagatanga igihembo cy'umuntu w'umurigent umuntu wakoze ibintu byinshi tuzi akitaba Imana ariko bakabimeshoninga akavuga ati umuntu umuryango wiwe ni ikintu cyiza ibyo ni ibintu byiza icyo ni kimwe mu bintu byiza byabayeho ibindi byo nta byiza bindi nabonye byinshi ni ibibi nakubaje bitatu arabura bibiri ikindi mu kindi kintu yo cyambabaje kubona umuntu nka Ndimbati ukuntu yaje yambaye neza ukuntu ari umuntu ukuze muri sinema wenda nubwo atamaze imyaka myinshi cyangwa igihe kinini tumuzi mu gihe gito ariko arakunzwe nyine abantu turamukunda byibuze nk'umuntu ukuze nka kuriya byibuze bamuhamagare ubundi hari agomba guhabwa ijambo abantu bakuze muri sinema abantu twubaha umuntu nka Ndimbati ukamuhereza ijambo akavuga agasuza abantu akagira ikintu avuga nyine niyo utanamuha n'icyo gihembo ariko igihembo yaragikwiriye byibuze niyo bari kumuhereza kuko ibihembo banatangaga nta n'agaciro karenze cyane byari bifite
ku bantu babivuga nuko ninjye kuko ntacyo bampaye ariko bavuga ko n'ubundi ntacyo kibamariye kuba umuntu yaragihawe ni ukugihabwa nyine gusa kuko cyahawe bangahe se mu Rwanda se abantu bane niba atari batanu ariko mu bintu byambabaje ni ukubona umuntu nka Ndimbati umuntu w'umusaza akamufata ukamusuzuguza utuntu tw'utwana nkanjye ngewe umaye nk'igihembo imbere ya Ndimbati rwose nakumva ko icyo gihembo kidakwiriye njye nagihereza Ndimbati warakoze naba narakoze bingana iki ariko hari abantu bawubaha mu buzima bwawe ako byibuze nka Ndimbati basi iyo banamuha n'akantu gatoya byibuze iyo bamuhashakira n'akantu bakabumbabumba byibuze kanyuma bakanandikaho byibuze akagira n'akantu atahana byibuze nk'uko ari amarushanwa yateguwe noneho bavuga ngo ari ku rwego rwo hejuru ari international byibuze bakanamuhereza n'igihembo. Ikindi kintu cyambabaje cya gatatu rero ni ibintu bijyanye na organisation yawe yari imeze nabi, ibintu bijyanye na protocole noneho hasi protocole yari iri hasi narabiranga avuga ati ibi bintu rwose nimba ari umuntu ateguye rino rushanwa koko akumva ko ari ikintu kiwe ateguye ajya ashyiramo ibintu byose uko bigomba kumera. Niba ari protocole bamenye ngo abakinnyi baje naba abagomba guhamagarwa naba. Hari nk'ikintu cyanangaje najyaga mbona nkabona yani manza avuye kuri stage agiye hanze agiye kubaza ngo ni uwuhe mustar uri hano ngo muvuge atambuke kuri red carpet. Ibyo bintu nayibaje mu Rwanda ntabwo turatera imbere cyangwa ni imyumvire mikeya cyangwa ni ibintu bitari organize birancanga. Ibyo bintu byarambabaje nawe muri ngiye kuvuga ibyambabaje ni byinshi natashye nababaye kandi sinari ndi mu marushanwa sinahawe igihembo ariko rwose natashye mbabaye. Hari ibintu rwose byabaye nkavuga ati oya gusa hari abana bambaye neza we nabyo ni kare nacyo mu bintu byiza nacyo cyari kirimo da abana bari bambaye sinabana gusa umuntu wese wo muri sinema yaje yambaye neza pe wagira ngo n'ubukwe byari nk'ubukwe nuzi ko atazahabwa igihembo. Ariko ikindi kintu cyantangaje hari ikintu cyantangaje gasa ni gute waba uzi ko tugarutse ku bintu byabahava ni gute waba uzi yuko waba utazi ko uzahabwa imodoka cyangwa uzahabwa igihembo cya danje nka kiriya ukazana bene wanyu bose bakaza babaje kugushyigikira of course. Yes ni byiza ariko ku buryo bazana indabyo rumwe ebyiri eshatu bakazana indabyo baba bakwizeye byari bizwi ko bahava twarira modoka urumva bari banamwizeye urumva atari akantu keza se nibyo ubwo nibyo sha hanyuma ikindi kintu man ibintu ni byinshi ngiye kubivuga bwakwira bugake warira waturika hari nk'umuntu uko kundi bavuga ngo nk'iyo umwana azi ko azaba uwa mbere cyangwa se azi ko ari umuhanga abwira mama we na papa we bakaza bambaye neza ku ishuri bakaza kuzamufatira bileti banahamagara mama we akaba ari ubanza imbere. Mbwira ukuntu waba uzi ko utazaza mu bantu ba mbere ukajya kubwira mama we ngo uzaze kumfatira bileti uzaze nyine ukamubwira azaze gushyigikira agushyigikire ubu se tuvuge nk'urugero si warizi ariko se ni abana bangaye ku ishuri bazanaga n'ababyeyi babo gufata bileti mu wakangahe ubwo mu mashuri yose reka tuvuge muri primaire kuko niho byakunze niho bibana cyane ko na muri secondaire ntabwo babwira mama ngo nifatire bileti ntabwo bibaho. Reka tuvuge muri primaire ni ababyeyi bangahe bazaga gufatira abana babo bileti umubyeyi akaza afite iryo shema akaza avuga ngo bileti y'umwana wanjye ndayifata ngira ni ababyeyi bangahe hari yari ababyeyi baje ubuze nabo wabonye shandume none reka ibyo ako kantu nyine nawe ukumve ubanze ugateke ni gute waba ubizi umubyeyi aba yaje kureba gushyigikira umwana ariko se hano muri sinema ababyeyi ko mama baba hafataje se nyine ako kantu naga question mark kuki mama wataje kuki mama w'abandi bantu bose ba mama babo bataje hakaza mama w'umuntu mama w'umuntu ariko yubahwe da. Teta dusoza ni iyihe nama wagira abakobwa cyangwa se abana b'abakobwa bo mu rungano rwawe bashobora kuvuga ngo ngewe nakoreye ihohoterwa cyangwa se mu bivugwa kugira ngo ninjiye muri sinema cyangwa se no kugira ngo ninjiye mu kandi kazi kose nicyo kibazo cya nyuma dusorejeho. Inama nabagira umuntu warakoreye ihohoterwa se ubwamugiriye inama cyangwa ubwo wagira inama batarakorerwa ihohoterwa oya hari n'uwarikorewe ariko wenda bikaba rimwe kabiri asubira muri kino gihe ntabwo aba ari ihohoterwa. Muri kino gihe umuntu avuga ko yakorewe ihohoterwa akajya kurega ujya kuri RIB ariko niba wicaye uzi ko umuntu agukoreye ihohoterwa
genda ujye kumurega uhabwe ubutabera. None uragiye uricaye ngo umuntu yagukoreye ihohoterwa gute? Ubu ngubu nta guhohoterwa bikibaho, hari inzego zibishinzwe, hari RIB, uragenda ukavuga ngiye nakoreye ihohoterwa. Ariko abakobwa b'iki gihe abenshi nta hohoterwa rikibaho, wowe ubwawe ugenda ibintu uzi ibintu ugiyemo ibyo ari byo. Ariko niba ukoreye ihohoterwa ihutire kujya mu nzego zibishinzwe uvuge ikibazo cyawe. Urakoze cyane, Imana igumugisha kandi utanze inama nziza, sibyo teta? Ntago nakubwira ngo uri umukobwa ngo niba ngo bagukoreye ihohoterwa ngo ubutaha ntuzongere ngo gutanga agapipi. Niba wowe ubwawe wumva ko agapipi kawe ugomba kugatanga muri ibyo ngibyo, genda ugatange. Ariko bivuga ngo wakoreye ihohoterwa ngo kubera ko watanze agapipi kawe, muri kino gihe nta mukobwa ugikorerwa ihohoterwa ngo nuko yatanze agapipi. Ntihazajye n'umukobwa ukubeshya ngo ngiye ngo bamfashe ku ngufu ngo umuntu yanyase agapipi ngo kugira ngo agere kuri ibi. Ngeze ko bakanyatse naragatanze. Teta baje. Baye urakoze. Gasaro TV.